Niyori yisanze mu maboko meza. Niyori ivuye mutaye Kigali none yisanze ari kumwe na Queen. Ese guys, Niyori muri kubona bino bintu arabicamo ndetse akabirenga. Ive yashutse Niyori kugira ngo mujyane Kigali anamuteyo. Ive yajyanye Niyori Kigali kugira ngo abe yamutayo, kugira ngo Niyori aburireyo Ive asigarane Nyambo. Ese guys, uri kubona ko bino bintu Ive yakoze ari ibikorwa bizima. Ive yahemukiye Niyori none ku nshuro ya nyuma mutaye Kigali. None Niyori butuvugana yisanze ari mu maboko ya Queen. Guys, ese muri kubona bino bintu biragenda gute? Guys rero, niba aribwo bwa mbere wabugeze hano kuri Vinki Empire nkwaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe kugira ngo tugendane mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi ndagusaba kugira ngo niba uri umukunzi w'ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo, ube watanga ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wimva kuri film yacu Ibanga. Ese guys, ubona Niyori afite ihirwe ryo kongera kuba yagaruka muri Gasharu? Ese ubona Niyori hari irindi hirwe rihari ryo kuba yasubira mu cyari wabo? Ese ubona Niyori bishoboka ko yongera kuba yagaruka mu mudugudu? Ese ubona Ive ibintu byakoreye Niyori bitazamugaruka? Ese Ive bino bintu byakoreye Niyori kugira ngo abe yatsindira Nyambo, ubona Ive bino bintu byo gutsindira Nyambo ubona azabigeraho? Ese ubona Ive mu kuba yatsindira Nyambo ubona bizamuhira? Ubu ngubu tuvugana Niyori ntabwo agipfuye. Ubu ngubu tuvugana Niyori urupfu yarategereje rusa naho ruri kugenda rusubira inyuma. Ubu ngubu tuvugana Niyori yamaze kuba yagera mu maboko ya Queen. Queen yamaze kuba yakira Niyori mu rugo iwe. Ese Niyori muri kubona ahantu ageze atari ahantu hazima? Ese uri kubona Niyori ahantu ageze kuhava atari ibintu byoroshye? Guys rero, nimba uri umukunzi w'ibanga wowe, icyo ngusaba ni ukuba ukunda gukurikirana ibikorwa bya Vinki Empire. Kandi icyo ngusaba ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Vinki Empire maze ukaba umunyamuryango wa Vinki Empire kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko iyi channel y'imyuzi kugezaho band sense ubwenge za film yacu Ibanga. Ese guys, utekereza ko Niyori ubu ngubu tuvugana ahantu ageze ari ahantu ho kuba yahava gutya byoroshye? Ese utekereza ko ubu ngubu tuvugana Niyori ikintu cyasigaje mu buzima bwe ni ikihe? Ese utekereza ko ubu ngubu tuvugana Niyori hari irindi hirwe ryafite ryo kuba arasubira mu cyaro vuba vuba? Ese guys, Ive urangije kuba yamutaba akamusiga i Kigali. Ese Ive utekereza ko ubu ngubu tuvugana namara kuba yahura na Niyori yamaze kumuta i Kigali ndetse bagahurira muri Gasharu, utekereza ko ngo Ive azakorerwa iki? Ese guys, utekereza ko ngubu tuvugana Nyambo namara kumenya ukuri kose guhari, Nyambo akamenya neza ko Ive ari we ushimuta Niyori akamujyana i Kigali ndetse akaba anashaka kugira ngo amuteyo? Ese utekereza ko ngubu tuvugana Ive afite amahirwe yo kuba yavugisha Nyambo? Ive ahora arwanira urukundo rwa Nyambo ariko kugira ngo azarubone narwo ruzamuvuna kurenza ibindi byose. Ive ahora ashakisha uburyo yazatsindira Nyambo, ariko turabizi ko kugira atsindire Nyambo atari ibintu biri aho ngaho byoroshye. Ive turabizi ko buri kintu cyose cyaba ari gukora aruhira ubusa. Ive turabizi ko buri mugambi wose aba ari gucura aba ari kuwucurira ubusa. Ive ibintu byose byo ari gukora abashaka kugira ngo abe yabona ukuntu atsindira urukundo rwa Nyambo, ariko turabizi kugira ngo utsindire Nyambo Niyori atari hafi aho ngaho zagorana. Ive kugira ngo azabone ukuntu atsindira umutima wa Nyambo mu gihe agikora ibikorwa byo kuba yagirira nabi Niyori, turabizi ko bitapfa gukunda. Ese guys, utekereza ko ubu ngubu tuvugana Ive mubona hari hirwe na rimwe afite icyo kuba yatsindira Nyambo? Ese utekereza ko Ive hari hirwe na rimwe ryo kuba yagera imbere ya Nyambo akamutsindira? Guys rero, we icyo ngusaba ni ibitekerezo byawe niba uri umukunzi w'ibanga. Kandi murabizi ko mbakunda cyane, murabizi ko mba ndi hano kugira ngo tube tuganira kuri film yacu Ibanga muri episodes ziraza kuba zasohoka. Ese guys, wowe utekereza ko ubu ngubu Niyori kari mu maboko ya Queen, utekereza ko biragenda bite? Ese utekereza ko Niyori
kwa Queen arahaba. Ese Niyori wisanze mu rugo kwa Queen we yahageze ute? Ese guys utekereza ko Niyori kwa Queen byarangiye hageze ute? Wowe icyo ngusaba ni ugutegereza episodes ziraza kuba zasohoka, ubundi ukirebera uburyohe buva muri filime yacu Ibanga. Queen yamaze kuba yakira Niyori, kandi turabizi ko Queen atazi izina Niyori. Turabizi ko Queen azi Kiramani, kandi tukaba tuzi ko Niyori nawe asa na Kiramani bya danje. Ese Queen araza gusobanukirwa Niyori ndetse na Kiramani wariwe? Guys rero icyo musaba no kuba utacikwa episode kurikira filime yacu Ibanga, ubundi ukabona ibintu byiza bya muri filime yacu Ibanga. Guys rero Papa Kiramani we akomeje kuba yagendwaho cyane birenze. Papa Kiramani bakomeje kuba bamucungisha ijisho bya danje. Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana nta hantu afite y'inyagamburira. Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana nta kintu na kimwe yakora ijisho ritamuriho. Mama Kiramani nawe atangiye kuba yacunga Papa Kiramani bya danje. Mama Kiramani we akomeje kuba yaterera ijisho kuri Papa Kiramani buri ntambwe yose ateye. Kiramani nawe turabizi ko ari uko nguko. Kiramani akomeje kuba yacunga buri kintu cyose akoze, ku buryo amucungisha ijisho ku buryo nta hantu na hamwe yajya. Kiramani akomeje kuba yashakisha amakuru ya Tereza ku bubi no ku bwiza. Ese Kiramani namara kubona amakuru ya Tereza bizamufasha iki? Ese Kiramani mubona nabona amakuru ya Tereza atari bwo azaba yiyiciye ubuzima? Ese ubona Kiramani ibintu byose bari gukora umunsi ku munsi abari kwishira mu byago, ubona namara kubona amakuru ya Tereza ubona ubuzima bwe n'ubundi butazaba bugiye mu byago kurenza ukuntu ameze? Ese guys Kiramani kano kanyu bituvugana kuri umukunzi Ibanga wamugiriye inama? Ese Kiramani wamugira inama yo kugomeza gushakisha amakuru ya Tereza, cyangwa se wamugira inama yo kuba yabihagarika akituriza? Ese ubona Kiramani bikwiriye kuba yashakisha amakuru ya Tereza? Ese ubona bizamuhira? Ese ubona Kiramani hari ihirwe afite ryo kuba yabona Tereza ndetse akamusobanurira ibintu byose akabyumva? Ese ubona Tereza we namara kubona Kiramani ubona wazabyakira ute? Ese guys utekereza ko Kiramani we namara kubona Tereza akabona amakuru yose yerekeye kuri Tereza, ndetse Tereza akamubwira ukuri kose kubiri inyuma, ese Kiramani utekereza ko azakora iki? Wowe icyo ngusaba ni ukuba wategeza episode kurikira filime yacu Ibanga, kandi icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe no kuri Venki Empire, maze tukomeze tukagenda muri bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko ingaracho n'ibindi kwizo benefits z'ubwenge, murabizi ko mwebwe mudahari natwe twigira dukora. Rero icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango, maze tukajya dukomeza tugenda muri bikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero ngo tuvugana Kiramani we yamaze kuba yashakisha uburyo yazabona Tereza ku bino ku bwiza. Kiramani akomeje kuba yashakisha amakuru ya Tereza kurenza ukuntu ashakisha Queen, urukundo rwa Queen. Kiramani akomeje gushakisha Tereza kurenza ukuntu ashakisha Queen wiwe. Ese guys Kiramani bizamuhira? Ese Kiramani kabashakisha Queen birenze ndetse akaba none washizemo imbaraga mu kwa yashakisha Tereza mu kintu kizamwicisha? Ese guys Kiramani ubona afite ihirwe yo kuba bamubwiza ukuri akabyumva? Queen ubu ngubu tuvugana nawe ari mu mazi bira nagaze ikintu yakora. Queen ubu ngubu tuvugana nawe ari aho ngaho aratuje, ntagaze inzira yanyuramo kugira ngo abone ukuntu azabona umukunzi we mu maso. Queen nawe turabizi ko ari aho ngaho atuje, ntago arabona umukunzi we mu maso, bavugana kuri phone gusa. Ese guys umunsi azajya kumubona mu maso akabona ni Kiramani umutungutse imbere, ese utekereza ko Queen kuri iyo nshuro azahita akora iki? Ese utekereza ko Queen hari ikintu afite yakora kurenza ibyo yakoze? Queen turabizi ko yemera umukunzi we bya danje, kandi turabizi ko umukunzi we bavugana kuri phone gusa ataramubonaho mu maso, kandi tukaba twaramaze kumenya ko ubu ngubu tuvugana umukunzi wa Queen we na Kiramani bafite ahantu bahuriye. Twamaze kumenya neza ko umukunzi wa Kiramani ko umukunzi wa Queen afite connection ya hafi we na Kiramani. Ese Kiramani
yaba yaramushimuse? Ese Kiramani yaba ari we mukunzi wa Queen w'Ibanga? Ese Kiramani yaba afitanye isano n'umukunzi wa Queen? Ese Kiramani yaba yaragiriye nabi umukunzi wa Queen akaba yaramwambuye ibyo byose? Guys, rero icyo nkusaba ni ugutegereza ko episodes zizaza gusohoka muri filime yacu Ibanga, kandi icyo nkusaba ni ugutegereza wihanganye, kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi ari mwebwe mutuma tubibagezaho. Murabizi ko mwe mudahari nta n'igikorwa na kimwe twakora ngo tukibagezaho, kandi mubizi neza ko twebwe ari mwe dukorera. Ese guys, utekereza ko Kiramani afite amahirwe yo kuba yatsindira Queen bya nyabyo? Guys, rero turabizi ko ngo tuvugana mu cyaro muri Gasharu inkuru yabaye kimomo. Turabizi ko muri Gasharu ibintu byabaye ibindi. Kiramani nako Niyori yamaze kuba yabura mu gace. Niyori yamaze kuba yabura, buri muntu wese amaze kumenya ko Niyori yamaze kuba yabura. Ese guys, murabona ko ni namara iminsi 2 ataraboneka, nutekereza ko ubu ngubu tuvugana barakora iki? Ese utekereza ko ubu ngubu tuvugana Niyori namara iminsi 2 atabonetse, utekereza ko Nyambo arakora iki? Ese guys, ubu ngubu tuvugana utekereza ko Nyambo hari hirwa afite ryo kuba yashakisha Niyori akamubona? Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza icyizere afite nicyo kuri Nyambo. Turabizi ko ngo tuvugana icyizere Tereza afite nicyo kuba yatakira Nyambo akareba nimba yambonera umuhungu we. Ese guys, Ive we mubona ibyago by'abari kwishira mu munsi ku munsi, ubona atari ibindi bintu? Ese Ive mubona atarakoze ikosa ryo kuba yajyana na Niyori, kandi azi neza ko Niyori yabuze abantu bose bahangayika? Ese muratekereza ko nibaza gucukumbura neza bagasanga umunsi Niyori yaburiyeho na Ive niwe yagireho i Kigali, utekereza ko Ive ibifuti byose byakora bitaraza kumugaruka? Ese utekereza ko Ive amafuti yose yabari gukora umunsi ku munsi, utekereza ko araza kuyacika? Ive akora amafuti menshi. Ive buri kosa ryose ryakoze agenda asiga ibimenyetso inyuma. Ive agenda akora amafuti menshi ariko ntasibanganye ibimenyetso. Ese guys, utekereza ko Ive niba mara kumenya ko umunsi agiriyeho i Kigali ari nawo Niyori yaburiyeho, utekereza ko Ive ataraza kubizira? Ese guys, wowe urabona Niyori araza kugaruka mu gace? Ese urabona Niyori arongera kuba yagaruka muri Gasharu? Guys, rero murabizi ko ari mwebwe tuba dufite bakunzi Ibanga. Murabizi ko buri bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwebwe tuba turimo gukorera. Murabizi ko mwe mudahari narwe ntitwakora. Mwebwe icyo mbasaba ni ukuba mwatanga inkunga hano kuri Venke Empire, kandi inkunga ya mbere muba musabwa ni ukuba mwakora subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi mugasharinga kuri bagenzi banyu bakeya mufite, nabo bakabasha kubona ubutumwa bwiza mu filime yacu Ibanga. Kandi ikindi cya kabiri musaba ni uko watanga ibitekerezo byawe, ubundi tukamenya ko tuba turi gukorera abantu bahari. Ese guys, Niyori araboneka cyangwa se Niyori ntaraboneka? Ese guys, twigarukiye kuri Gahima wacu kakomeje kwikurura kuri date birenze kuba byamwikururaho. Ese utekereza ko ubu ngubu tuvugana Gahima atari wowe wishira mu byago birenze iby'abandi baba barimo? Gahima akomeza kuba yikurura kuri date kugeza naho amubwira ngo bongere basubirane ahantu bakoreye amabi yabo. Ese utekereza ko nibagerayo barongera kuba bava yuko bagiyeyo, cyangwa mutekereza ko noneho nibongera gusubira hahandi bakoreye amabi yabo? Utekereza ko noneho Gahima yemera kuba yavayo gutya amaramasa? Ese utekereza ko date we yapfa gucika Gahima gutyo? Guys, rero turabizi ko ngubu Gahima buri kimwe cyose cyabari gukora ni ikimurimburira ubuzima. Gahima buri mafuti yose bari gukora umunsi ku munsi natuma ubuzima bwe bujya hasi. Gahima abari gukora ikintu ngo kimurengere, ariko nagabazi ko abari gutuma urukundo rwe Jojo
akomeza kuba yahangayika. Jojo ubu ngubu tuvugana yamaze kumenya ibibi biba biri kubera mu mutwe wa Gahima, yamaze kumenya ibibi byose byo date we na Gahima baba bari gukora. Ese utekereza ko ubu ngubu tuvugana Gahima nafatwa utekereza ko azakorerwa iki? Ese Gahima nafatwa utekereza ko afite ihirwe yo kuba yasubirana na Jojo? Ese utekereza ko Gahima afite ihirwe rya nyuma ryo kuba yongera kuba yiyunga na Jojo mu gihe azaba yafatiwe mu mabige? Ese utekereza ko noneho ubu ngubu tuvugana Jojo namenye ukuri kose kuri nyuma ya date ndetse na Gahima, utekereza ko azatuza akicara hamwe? Guys rero icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ubundi tugakomeza tukagenera muri ibikorwa byose mbane kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, kandi icyo ngusaba ni ukuba utabura kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose mbane kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, Gahima mubona azagira amahirwe yo kuba yatsimba amakuru yose yerekeye kuri date mu mafoto yose bakoze bakayatsimba Jojo? Ese utekereza ko Jojo we yicara agatuza mu gihe azi neza ko umugabo we mu gihe amugeze imbere atamubona nk'ukuntu yari asanzwe ameze imbere hose? Ese utekereza ko Jojo we ibyo bintu yabyihanganira agakomeza gutuza akicara ahantu hamwe agatekana? Ese utekereza ko bishoboka? Guys rero Gahima namara gufatwa turabizi ko ibyabo bizaba birangiye. Gahima turabizi ko yamaze kwishira mu byago atazapfa kwikuramo. Ese aniwe ndetse na Rufe ndetse na Egide, utekereza ko umuntu uzatsindira uriya mwana wo anarwite utekereza ko ari uwuhe? Ese utekereza ko muri abo bantu babiri umuntu uzatsindira Ani ari uwuhe? Ese utekereza ko Rufe afite ihirwe yo kuba yatsindira Ani bya nyabyo? Ese Egide we utekereza ko azatsindira Ani? Ese Egide we namara kumenya amakuru ko Ani yaryamanye na Rufe utekereza ko uriya mwana azamwemera? Rufe we twamaze kubona ko yamaze kwemera umwana, kandi tukaba tuzi ko ubu ngubu tuvugana Ani bose yamaze kubabwira ko abatwitiye umwana umwe. Ese guys, utekereza ko bari babiri umuntu uzatsindira umwana ari uwuhe? Ese Rufe afite amahirwe yo kuba yatsindira uriya mwana? Ese Egide we ko turabizi ko ari nawe mukunzi wa Ani, ese utekereza ko azatsindira uriya mwana namara kumenya amakuru ko Ani yamaze kuryamana na Rufe? Guys, wowe icyo musaba ni ukuba wakurikirana episode ari yose filime yacu Ibanga cyangwa se benesense ari yose filime yacu Ibanga. Ese Soso we mubona hari ihirwe yafite yo kuba yatsindira Egide? Ese Soso ko tuzi ko yahereye kirakunda Egide, mubona afite ihirwe yo kuba yatsindira urukundo rwo yahereye kera atekereza? Ese utekereza ko bishoboka ko Soso yatsindira Egide? Guys, turabizi ko Soso we atapfa gusubira inyuma mu gihe atabona Egide iruhande rwe, kandi na Egide tumaze kumenya neza ko nubwo aba yihunza kuri Soso bya danje, twamaze kumenya neza ko hari akantu aba afitiye Soso ku ruhande. Turabizi ko nubwo atamukunda ariko amwiyumvamo. Ese Soso we afite ihirwe yo kuba yatsindira Egide? Guys rero turabizi ko ngo tuvugana Bijiyo bija yatangiye kuba yakakabita ugukwaha. Bijiyo bija kuva igihe abereye mu mudugudu yatangiye kuba yakaruswa abacuruzi. Ese Bijiyo bija murabona ibikorwa by'abari gukora umunsi ku munsi, murabona bizamuhesha amahoro? Ese kwakaruswa uri umuyobozi si ibintu bihanirwa? Ese ubona Bijiyo bija amafuti yawe ari gukora mu cyaro ubona umunsi ku munsi atazagira akamugaruka? Bijiyo bija yamaze kuba yaba umuyobozi mubi muri Gasharo, atoreye ubudugudu ariko atangiye kuba yajya ruswa ku munsi wa mbere, atangiye kuba yayobora. Ese guys, ubona bizamuhira? Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri VK Empire, kandi ikindi cya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi tugakomeza tukagenera ibikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero murabizi ko ibikorwa byose muri kubakorera umunsi ku munsi mwe mba ndi gukorera. Icyo ngusaba
ni ukuba utabura kuri episode ukurikira filime yacu Ibanga cyangwa se benefits yose ya filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane muri abantu b'intwari hano kuri Venki Empire.